Haleluya, ndagusuje kandi nguhaye ikaze uretse amatwi ijambo ry'Imana muri aka kanya. Imana iguhe umugisha kandi Imana yo mu ijuru ikurwanirire, kurwanira intambara izo n'izo utazi, kandi Imana yo mu ijuru ikwiteho rwose. Imana yo mu ijuru ihe umugisha umuryango wawe, kandi Imana yo mu ijuru ibarengere bundi bushyashya. Muri iyi minsi biragoye gufata umwanya ukumva ijambo ry'Imana, kuko ibinanije abagenzi ni byinshi, ibirangaza byabaye byinshi, ariko kuko ufashe umwanya ukumva ijambo ry'Imana, Imana yo mu ijuru ikurengere kandi Imana yo mu ijuru ikwishimire. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, ariko mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana tugiye kubanza twiragize Imana kugira ngo twikiranure n'Imana, mbese ibyaha byose twabyihaniye kugira ngo Imana ibane natwe. Karibu mu ijambo ry'Imana, ariko mbere yuko dusenga ndakwinginze wowe uri kunyumva wihane ibyaha, ubwire Imana ikubabarire kugira ngo tuze kumva ijambo ry'Imana tubohotse. Ni Imana itabara, ni Imana ibabarira, ni ukuri na bya bindi uzi utigeze wihana nabyo ubyihana Imana irakubabarira. Data mu izina rya Yesu, gira neza bugashya bukira, igiti cy'inganzamarumbo ubereye maso abagutegereje bose. Data turakwinginze duciye bugufi kugira ngo tubabarire ibyaha byacu, twaravuze turacumura, turakora turacumura Kristo, twagendeye mu byo wanga cyane urunuka rwose, ariko nyaguhora ku ngoma duciye bugufi imbere y'ubwiza bwawe kugira ngo tugire imbabazi z'ibyaha byacu. Mwami, si turi kubyirata kuko nta cyiza twakoze, ahubwo ducishijwe bugufi nabyo. Urakoze ko utubabareye nyaguhora ku ngoma, urakoze ko utugiriye ibambe. Mu izina rya Yesu tugiye kumva ijambo ryawe, nyaguhora ku ngoma ubane natwe, ube hagati muri twe. Kristo ushyigikire Mwami buri umwe wese uri kumva ijambo ry'Imana, kandi nyaguhora ku ngoma wumve ubusabe bwe murwanire rwose. Mu izina rya Yesu tuguhaye ikaze na karibu, uzubane natwe mu ijambo. Ni mu izina rya Yesu dusabye twizeye, amen. Akanya nk'aka rero tugiye kumva ijambo ry'Imana riri mu byakozwe n'intumwa ibice 3 umurongo wa mbere kugera ku wa 10. Karibu dusome ijambo ry'Imana. Nuko Petero na Yohana barazamuka bajya mu rusengero mu gihe cyo gusenga, ari cyo saa 9. Hariho umuntu wavutse aremaye ibirenge, yarahekwaga agashyirwa ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza, kugira ngo asabirize abinjira mu rusengero. Abonye Petero na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero, arabasaba ngo bamuhe. Petero na Yohana baramutumbira. Petero aramubwira ati, uturebe. Abitaho agira ngo hari icyo bamuha. Petero aramubwira ati, ifeza n'izahabu ntabyo mfite, ahubwo icyo mfite ndakiguha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, haguruka ugende. Maze amufata ukuboko kw'iburyo aramuhagurutsa. Uwo mwanya ibirenge bye n'ububumbambari birakomera, arabadaduka, arahagarara, aratambuka yinjirana nabo mu rusengero. Atambuka yitera hejuru ashima Imana. Abantu bose bamubona agenda ashima Imana, baramumenya ko ariwe wajyaga yicara ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza asabiriza ngo bamuhe. Barumirwa cyane, batangazwa n'ibimubayeho. Haleluya. Nguyu mugabo yari yaravutse aremaye. Mu by'ukuri ntago yari afite icyizere cy'uko ashobora kuba yahaguruka ngo agende nk'abandi, ariko mu by'ukuri Imana yo yari ibizi yuko igihe kizagera agahaguruka. Yabonye Petero na Yohana rero bagiye gusenga nk'uko bisanzwe muri ya saa y'impuhwe z'Imana rwose saa 9. Ababonye agira ngo hari icyo bamuha, nabo baramubwira ngo udutumbire, ariko muri we mu mutima we ntago yigeze atekereza yuko bashobora kuba bakoreshwa igitangaza n'Imana yo mu ijuru akaba yagenda. Hoya, we yatekerezaga ko bari bumuhe ifeza n'izahabu, nta handi umutima wari uri, nta kindi gitekerezo yari afite. Maze naho arabatumbira, arabareba rwose. Arangije Petero aramubwira ati, nta feza nta n'izahabu, ahubwo icyo dufite turakiguha mu izina rya Yesu. Yarumiwe ahari, muri we sinzi icyo yatekereje, ariko muri we rwose ashobora no kuba yaratekereje nabi, akavuga ati se ndabareba bimarira iki? Ariko shima Imana yo mu ijuru ko hari igihe ijya ibona ibyo dusaba cyane, ikabona ibyo dukeneye cyane, ntibe ari ibyo iduha, ahubwo ikaturinda kugira ngo izasohoze isezerano yagiranye natwe igihe nikigera.
ahari muri aka kanya hari abafite ibibazo bitandukanye, hari abafite ibibazo by'amadeni, hari abafite ibibazo by'ubushomeri, hari abafite ibibazo by'ubukode bw'amazu, hari abafite ibibazo bya minerivare z'abana, ukabona Imana iracecetse, wowe ukitotomba ukagira ngo Imana yaragutaye. Humura, Imana ntiyagutaye, impamvu itanagutaye ni uko ugihumeka, iyo ugihumeka uba ukiri umukandida w'ibyiza. Haleluya! Ntuze gucika intege rwose, Imana yo mu ijuru iracyakora, Imana yo mu ijuru irahambaye, Imana yo mu ijuru irakomeye. Iyo ugihumeka rwose uba ukiri umukandida yuko nawe yakugirira neza. Ndakwinginze ngo ubwire ibyo bibazo byose, ibyo ubona bikurembeje, ibyo ubona bikunanije, ni wowe ubizi, nanjye ibyanjye ndabizi, ariko tubibwire ko umwami w'abami abirusha imbaraga, tubibwire yuko umwami w'abami isaha n'isaha yakitamurura. Nshuti yanjye wowe uri kumva ijambo ry'Imana, uyu mwanya ntugupfire ubusa, uyu mwanya ntugupfire ubusa muvandimwe. Ndakwinginze ngo ubwire Imana wo mu gihugu cyo mu ijuru ikugirire neza, ikugirire ibambe. Ahari rwose wigeze usenga ubona Imana iracecetse, ibyo ntibiguce intege, iceceka yumvise kandi iceceka iri gukora. Imana yacu ni umubyeyi wacu, ni umutunzi w'imbabazi, ntabwo Imana ishobora kukwihorera burundu, hoya, yo iceceka yumvise kandi iri gukora. Imana yacu iri mu kazi, ndakwinginze ntucike intege, ngaho karibu dusengane Imana. Kandi reka nkubwire ikintu kimwe, n'uyu mugabo ubwe byaramutunguye kubona Imana yo mu ijuru imukorera igitangaza, igakoresha ba Petero bakamubwira ngo haguruka mu izina rya Yesu. Ntabwo yumvaga bishoboka, yumvaga hari ari ibintu nawe birenze ubwenge bwe, ariko arumvira arahaguruka. Nawe icyo usabwa ni ukumvira Mwuka Wera. Imana nigutegeka ngo ukore amasengesho, akenshi Imana tujya twumva ijwi tukagira ngo ni ijwi rije gusa. Hari abantu Imana isaba gukora amasengesho mu gatuza, mukinangira. Hariya mu masengesho Imana igiye yakoreramo ibitangaza. Ndakwinginze niwumva ijwi rikubwira ngo ukore amasengesho yakore, kandi niwumva ijwi rikubwira ngo ugire abo ufasha ubafashe, kubera yuko ngewe naje gusanga biriya bintu bitanga umugisha, kandi Imana biriya bintu ibikoreramo rwose. Ngewe impamvu mbikubwira ndabizi neza, Imana yajyaga imbwira nkinangira, ariko finally Imana yangiriye ibambe kandi numviye Mwuka Wera. Nawe ndagusaba kumvira Mwuka Wera, byibuze ndakwinginze uzagerageza amasengesho y'iminsi 3 wowe uri kumva ijambo ry'Imana. Ndabizi biba bigoye iyo ugitangira, wihangane wiyirize ubusa, wirirwe imbere y'Imana, uyisabe wongere uyibutse, Imana izakugirira ibambe, kuko ibyo bintu ngiye byarankoreye, niyo mpamvu mbigushishikarije. Karibu rero dusenge, tubwire Imana, twongere tuyibutse ibyifuzo byacu, twongere tuyibutse ibibazo byacu. Imana iri kumva, humura, uhamagare, hari uwakumva. Yesu agutegeye amatwi, ntuze guterwa ubwoba n'ibibazo ufite. Imana yacu yaranesheje kandi Imana yacu yaratsinze. Karibu dusenge, Imana iri bukumve, ukomere. Data mu izina rya Yesu, uyu ni wa mwanya tumaze kumva ijambo ry'Imana, ariko Kristo twumvise yuko hari ikirema wakijije ndetse ukorera muri Petero na Yohana. Turakwinginze nyaguhora ku ngoma, akanya nk'aka wiyizire mwami, ntutume Petero na Yohana. Karibu ahubwo wiyizire, uzubane natwe, uzutugirire ibambe, uzutugirire impuhwe, uzuturwanirire mwami. Hari byinshi bihiga ubugingo bwacu mwami, hari byinshi bitunanije mu rugendo. Nyaguhora ku ngoma turarushye, nyaguhora ku ngoma turananiwe, ahubwo mwami isumba byose, akanya nk'aka tugukoreye imitwaro ituruhije. Turakwinginze nyaguhora ku ngoma, nguze ubane natwe, utugirire ibambe, utugirire impuhwe, turananiwe mwami, ushoboye byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Karibu mwami, tuguhaye ikaze na karibu papa mwiza, kugira ngo usurwane n'ibiturwanya mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Urakoze kumvise buri gutaka kwa buri muntu wese wateze ijambo ry'Imana muri aka kanya amatwi ye mwami. Uyu mwanya yafashe uwushingireho, kugira ngo nawe nyaguhora ku ngoma ujye kubana nawe, ujye kumufasha mu byiwe mwami. Hari benshi mwami binangiye kumva ijambo ry'Imana, ariko yumvise ijambo ry'Imana, ibyo ubishingireho nyiribihe Imana, umugirire ibambe kandi umugirire impuhwe. Mu izina rya Yesu usabye nizeye, urakoze urakarama, kuko uri Imana isuye buri muntu wese, usabye nizeye, amen.